Imyaka y'ubusore iraryoha, ni imyaka benshi biyubakira ahazaza habo bucece, ni imyaka hamwe na bamwe bisenyera ahazaza habo mu buryo batazi. Ni igihe gifite agaciro gakomeye mu buzima bwacu, bivuze ko tugomba kucyitondera. Kuba rero iby'ubukumi n'ubusore ari uko bimeze, niyo mpamvu muri Menya Byose y'uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku masomo y'ingenzi buri wese akwiye kumenya mbere y'uko agira imyaka 35. Ndisenga Robert Berarime, mbahaye ikaze mu kiganiro. Isomo rya mbere twese dukwiye kumenya ni uguhitamo neza inshuti tubana nazo. Tugomba kuzihitamo neza kuko inzozi zabo tugendana nabo arizo zigena izacu. Nushaka kuguruka ngo ugere kuri uzisunge kagoma, niyo wisunge inkoko uzasigara. Uruharanira no kugendana n'abakurusha intambwe, kuko icyo cyubi uruharanira kubashyikira aricyo kizavamo inyiturano yawe. Mu busore bwawe kandi ntuzaharanire gushimisha bose, ntuzabiharanire kuko ibanga ryo gutsindwa ari uguharanira gushimisha bose, kandi ibi muri kamere muntu ntibishoboka. Ni wowe shoferi utwaye ubuzima bwawe, fata imyanzuro utayumva yigendere, kuko ni wowe uzi aho ushaka kugera. Kuri iyi si kugira ngo ugere ku ntsinzi iyo ari yo yose bigusaba kumenya amagana y'ibintu bitazwi n'abandi, bikagusaba gusoma kugira ngo ube uw'umwihariko. Hari benshi banga urunuka gusoma, gusa turabizi ko ubuze intungamubiri arwara bwaki. Rero niwanga kwiga no gusoma, byanze bikunze n'iterambere ryawe rizacumbagira. Si ibanga hari abasore n'inkumi bishora mu biyobyabwenge, hari ababaswe n'ubusambanyi ndetse n'abararuwe n'ibigezweho. Ikiriho ni uko ibi byose nta tafari bishyira mu kukubakira ahazaza. Birwanyirize kure muvandimwe, kuko ubusore butishe buramukiza. Muri iyi minsi hari abasore n'inkumi bibereho batitaye ku by'ahazaza, bagakeka ko imibereho bafite ubu n'ejo ariko izahora. Isi ntisakaye buri wese yanyagirwa, ubutunzi utunze ejo bwayoyoka. Abakwitayeho uyu munsi buracya bagukuraho amaboko. Amahirwe ufite uyu munsi ejo ntazaba agihari. Kamere ikubyaza umusaruro ibyo utunze, kuko amahirwe ufite uyu munsi ejo ashobora kuba atagihari. 95% by'abatuye isi bose baramutse bambuye akazi ukwezi kwajya gushyira badafite yo kubatunga. 1/3 cy'abanyamerika bo ntibajya bazigama kubera yuko bitabari mu muco. Kuzigama ni imwe mu nkingi zo gutera imbere. Kuzigama ni umuco buri wese yitoza kandi akawufata, kandi kuzigama ntibisaba kuba winjiza ibya mirenge. Kugendana n'ibigezweho ni ingenzi, gusa utabicunze neza byakwangiriza inzozi. Muvandimwe, ibigezweho byose siko biri mu byo ukeneye ngo ugere ku nzozi zawe. Hitamo iby'ingenzi wumva ukeneye. Mu buzima nusobwa uzasobanuze, ntuzatinye kubaza kuko ntawamenya byose, kandi ujye uhora wiga kuko imyaka idusaba kumenya byinshi kandi tukamenya icyarimwe. Iyi si tuyiriho ngo tuyisigare nziza kuruta uko twayisanze. Kugira ngo ibi tubigereho rero, tuba tugomba gushaka ibisubizo by'ibibazo tubona, kandi uko gushaka ibisubizo niyo nzira yo kwiyubakira ahazaza. Mu busore bwawe ntugashake gukora ibintu byose, hitamo bicyo ukunze wumva ushoboye, ubundi ubishyireho umuhate. Buri munsi ujye wibuka ko ubuzima ari gatebe gatoki. Ibyo ukora byose ujye uteganya ahazaza hawe, kandi ibyo ukora byose ujye ubanza ushishoze, ejo utazabaho wicuza. Muvandimwe rero, isuzuma umenye icyo ushaka kuba. Kora ibishoboka byose uharure inzira zerekeza ku nzozi zawe, kandi ibyo ukora byose ujye ukoresha ubwenge, umwete n'ubumuntu, kuko ubuzima ari gatebe gatoki. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icya Senga Robert Berarime. Mukurikira kuri YouTube channel Beramirenje. Ku ngingo mwifuza ko twazaganiraho, phone ni 078 18 6 cyangwa mukayitwandikira kuri Instagram Beramirenje. Soreje aha, ndabashimiye.